Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Mbahaye ikaze nanone muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, kandi ishimwe ryanjye ni rinini kubw'uburinzi bw'Imana bwakomeje kubana nanjye. Muri kino cyumweru rero turimo turaganira ku ijambo ryanditswe mu gitabo cya Yobu, ibice byaho ni 14, umurongo waho ni uwa 7. Mureke tuhasome. Handitswe ngo, erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. Reka dukomeze tugeze hepfo ku 9. Kandi kikagira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Imana ishimwe. Nje kukubwira ngo haracyariho ibyiringiro. We kurira, urekera aho ngaho kurira, we kwiheba, hariho ibyiringiro. Aya magambo yavuzwe na Yobu, inkuru ze turazizi. Yagize umubabaro. Sinzi niba mu bantu nzi hariho umuntu nari nabona wagize nk'umubabaro nk'uwa Yobu, cyangwa wagize umubabaro nk'uwo Yobu yagize. Yobu yagize umubabaro impande zose, ubutunzi bukorwaho, umubiri ukorwaho, ariko icyari gitangaje cy'igitangaza cyari kirimo ndetse cyiza giteye ibyiringiro nuko Imana yari ibizi, ndetse kugeragezwa kwe kwari kwayiturutseho. Imana yari yabigizemo uruhare. Hariho igihe ibigeragezo byacu Imana ibigiramo uruhare. Imana yaramwirase imbere ya Satani, iramwirata. Kubwo kumwirata rero yari inafite cyangwa ibizi neza ko ntacyo bizamutwara. Imana yari izi ko umutima wa Yobu uyikunda cyane, ni nacyo Imana yashakaga kwereka Satani. Rero hariho igihe tugeragezwa tukagera ibidutesha ibyiringiro, ariko Imana yabigizemo uruhare. Rero dukwiye kwihangana, ntiturire, urekera aho ngaho kurira. Haracyariho ibyiringiro. Ntabwo Imana yarangizanije nawe, haracyariho ibyiringiro. Ureke kurira, ureke gutaka. Yobu rero arahamya, aravuga ngo ndabizi yuko hakiriho ibyiringiro. Naho igiti cyatemwa abantu bakabona ko cyabaye igishyitsi, abantu bakakihanagurizaho, abandi bakakizirikaho amatungo, rimwe na rimwe kikameraho ibyatsi. Mujya mubona igishyitsi cy'igiti cyatemwe cyatangiye kuma, ariko hasi haba harimo imizi. Ngo iyo cyumvise amazi, ya mizi yaheze mu mukungugu, bijya bishoboka ko yongera igashibuka, bigashibuka ukabona amashami arazamutse ngo y'ibitontome. Nshuti mukundwa, narinje kukubwira ngo haracyariho ibyiringiro. Wikwiheba. Ubuzima turimo bumeze nko kugenda mu nzira. Uzarebe iyo ugenda mu nzira, hari aho ugera ukabona haramanuka, ahandi wahagera ukabona harazamuka, ahandi wahabona ukabona haratambika. Rimwe na rimwe inzira ikaba iratambika munsi y'umusozi,
ukaba wanagira ubwoba ngo umusozi urakugwira. Inzira ntabwo iciye umurongo gutyo ugororotse, oya, ni ahamanuka ni ahazamuka, ni hasi ni hejuru. Yewe uzi ko no muri iyi mihanda yo mu bihugu byateye imbere bajya bita ngo ni gute, ni autoroute cyangwa ni highway, ariko naho ntiharinganiye. Hari aho ugera hakaba hari ikinogo, ugasanga barimo barabikosora. Imihanda ya hano mbona aho bagenda bahora bayubaka bayikosora, ariko ntabwo irambuye ngo ni droite, oya, ni hasi ni hejuru. Hari ikinogo, mu kanya ikinogo ukakivamo, iyo urangaye ukigwamo, wakwitegereza neza ukagica ku ruhande. Mise nibuka mu Kirisito ngo mu Isayo Gahinda Gasaze yaguyemo arasaya, ariko agize Imana ngo amaze komoka, ngo abonye uwari uje kumusayura, ngo aramubwira ngo ariko ko iyi sayo imeze gutya, hakaba hananyuramo abantu benshi cyane, niki cyatumye mutahatinda ngo habeho ikiraro? Ndaramubwira ati ariko buriya harimo amabuye yo gutarukiraho, iyo witegereje arahaba, harimo amabuye yo gutarukiraho. Ariko aramubwira ngo iyo ijuru ryarwaye ngo ibyondo bijya bizikuka bikaba byinshi. Mu nzira rero hariho ubwo ijuru rijya rirwara, ibibazo bikiyongeranya bikaba byinshi, ariko hariho amabuye yo gutaragurikiraho ahari Imana yakizeho. Imana idufashe, ntucike intege, hariho ibyiringiro. Igiti cyatemwe cyabasha kongera gushibuka. Inshuti mukundwa, haleluya. Amagambo y'Imana aratubwira mu gitabo cya Zaburi mu bice byaho 30 umurongo wa 6 b yaho hasoza, haravuga ngo birashoboka ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ijoro ntirihoraho, ntabwo hahora ari nijoro, hajya habaho igitondo. Imana ishimwe, hajya habaho igitondo. Birashoboka ko warara mu marira, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga, Imana ikakwibuka. Ntucike intege, ntiwihebe, haracyariho ibyiringiro. Kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hanyuma iyo usomye mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya ibice byaho 3, reka tuhasome wumva uko handitse. Iyo uhereye ku murongo wa 31 handitswe ngo, dusome tugeze kuri 33, ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Imana ntinezezwa no kubabaza umuntu, Imana ntinezezwa no kumutera agahinda, Imana ntinejejwe no kugukoza isoni. Naho wabona ibikubabaje, naho wabona ibigoye, Imana izagera ikugirira ibambe. Haracyariho ibyiringiro. Wizere Imana, ukomeze urwane unesha, ntukunde ko biguherana. Bwira umutima wawe nk'uko Zaburi ya 43 umurongo wa 5 ivuga. Umva mpagusomere, handitswe ngo Zaburi ya 43 umurongo wa 5, haravuga ngo mutima wanjye ni iki gitumye wiheba, ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima. Niyo gakiza kanjye kandi ni Imana yanjye. Umutima we kuguhagararamo nshuti. Bwira umutima wawe ngo mutima wanjye wikwiheba, we kumpagararamo. Tegereza Imana, niyo gakiza kanjye, nzongera kuyishima. Wicika intege, haracyariho ibyiringiro. Umutima we kuguhagararamo, umutima we gukuka, haracyariho ibyiringiro. Uzongera gushima Imana. Imana iguha umugisha, Imana igushyigikire. Ntucike intege, umenye ko hariho ibyiringiro. Umenye ko naho wabona umeze nk'igiti cyatemwe, umunsi umwe kizashibuka. Nukomeza kwiringira Imana no kuyikomezaho. Niba uri kugeragezwa nk'uko Imana ishaka, niba nta ruhare wagize muri icyo kigeragezo,
komeza wizere uyikomezeho, ibyiringiro birahari. Imana ntizagira ubwire ko umuntu iteka, ntabwo yakureka, iragukunda, yaguciye nk'imanzi mu kiganza. Humura, Imana iracyagukunda, ntabwo irarangizanya nawe, igufiteho umugambi mwiza. Birashoboka ko wararurira ejo mu gitondo impundu zikavuga. Bwira umutima wawe ngo mutima wanjye wikwiheba, mutima wanjye we kumpagararamo, nzongera gushima Imana. Imana y'amahoro nibaha umugisha, Imana y'amahoro nibashyigikira, ibashingisha ibirenge, mukomeze kwizera, ibyiringiro birahari. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.